uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu bari single gusa. First of all, I want you to understand that being single is a blessing for real. Kuba single ubwabyo ni umugisha, nubwo wowe uri single atari kubibona aka kanya, ariko mbisubiremo, kuba single ni umugisha. Nicyo gihe kidasanzwe uzagira mu buzima bwawe, kandi ikibazo nuko abantu benshi bari single aka kanya batabizi, ndetse benshi bari busy, barimo barakora ibishoboka byose ngo bashake, ku buryo batabasha kwishimira kagahe bafite bakiri single. Umukobwa arashaka umugabo, umusore nawe arashaka umugore. Ubwo ni nako kandi ku rundi ruhande abari married nabo bashaka kuzisohokamo. Benshi barimo barahomba umugisha uri mu kuba single. In fact, Apostle Paul muri Bible yatinze ku nyungu ziri mu kuba single. Reka tuhasome Abakorinto ba mbere 7. Duhera ku murongo wa 32. Ariko ndashaka ko mutiganyira. Ingaragu yiganyira iby'umwami wacu ko yamunezeza, ariko warongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe cyangwa se utararongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko warongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha si ukubatega ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya. Iyo uri single uba ufite umwanya wo gusenga uhagije. Ushobora gufastinga, wa travelinga, ukajya muri vacances, ukajya aho ushaka hose. But once you are married, darling, numara gushaka, igihe cyawe uba ugomba kukigabanyamo 2, kandi uko ubyaye ni nako cyagihe nacyo warugabanyijemo 2 nacyo cyongera kikagabanukaho nanone. So as a single person, wowe utarashaka, ubaye uvuye ku kazi ukumva utari muri mood yo guteka, uragenda ugafata icyayi n'umugati ukareba agafilm ubundi ukiryamira. Ariko uri married, ibyo ntibishoboka. Ubaye uri muri mood cyangwa utari muri iyo mood ugomba guteka. Iyo ufite abana bwo nawe urabyumva. So Apostle Paul yavugaga ko iyo uri single biguha imbaraga n'umwanya uhagije wo kubasha gukorera Imana neza uko bikwiriye. Umuntu uri married kabone nubwo waba ushaka gusenga, kwiyiriza ubusa, ushaka kwegerana n'Imana kurushaho, uzi ko udashobora kubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo napanze amasengesho, I'm fasting now. No, ugomba kubanza kubiganiraho na mugenzi wawe, kuko mu gihe uri gupanga gufastinga, uri gupanga amasengesho, mugenzi wawe washobora kuba ari gupanga guhavinga sex mu gitondo, ku manywa na nijoro. Kandi wenda wowe wumvaga mu byo uri gufastinga sex iri mu byo ushaka kwigoma. Mugomba kubanza kubiganiraho mukabyemeranyaho, kuko mugenzi wawe abyanze ntiwavuga ngo no, ngo ngenda ndashaka gusenga ubishaka utabishaka. Soma Bible baby. Mugenzi wawe agomba kubanza kuguha ubwo burenganzira. Ibi bushize nabivuzeho, ni nayo mpamvu ntari bubitindeho cyane. Even God himself respects the covenant of marriage. Can you imagine? Yes, ni bano bwawe yubaha marriage, darling. Uzi uburyo bigoye gutraveling ufite abana, especially abana bato. Uzi uburyo bihenze, uzi uburyo birushya. So ibaze rero utarigeze na rimwe winjoying iminsi y'ubugaragu bwawe ngo utembere, explore, ujye mu bihugu bitandukanye. Niba ubishoboye usohoke, usura abantu, wubaka ubushuti, ukorera Imana ugifite uwo mwanya, kubera ko gusa wari busy ushaka ubukwe. If you are single, don't put yourself on hold, honey. Ndakwinginze ubuzima bwawe wiburindirize ejo ngo nzishima maze gushaka, nzajya hariya ari uko mfite umugabo, nzahatemberana n'umugabo wanjye mu kwezi kwa buki, nzakora ibi, nzakora biriya, nimba mfite umugabo, nimba mfite umugore. No, please. Wipfusha igihe cyawe ubusa wifuza ibyo udafite aka kanya. Utiyonza kuba mfite boyfriend, iyonza kuba mfite umugabo, iyonza kuba mfite umugore, ntawe ufite aka kanya. So what? No, sweetheart, nyumve neza rwose, sindi kukubuza gushaka, no, sindi kuvuga ko kandi n'abashatse ari bibi. In fact, Bible ivuga ko ababiri barutumwe, kuko iyo umwe aguye mugenzi we aramubyutsa, ikongera ikavuga ko kandi ubonye umugore ababonye ikintu cyiza, kuko abahawe umugisha n'Uwiteka. Ni byiza ndetse rwose n'umutima wanjye wose mwifurije urugo rwiza, ariko mu gihe rutaraza ubuzima bwawe bwihagarara. If you are single, enjoy your singleness to the maximum. Oh God, enjoy your single years. Iki gihe ufite kiryohemo, travel, yes, tembera, komeza amashuri, ugira indi degree, andika icyo gitabo, applying, usaba ku kazi, hura n'abantu, ganira n'abantu. Ngira ngo hari impamvu urubyiruko rwinshi rurajwe inshinga no gushaka, nuko batazi neza icyo marriage ari cyo. Baby, nyuma yo gushaka, you can't be single anymore.
ntushobora kongera kuba single ukundi, ntushobora kongera gufata icyemezo ku giti cyawe ngo ukore uko byumva. No. Ntushobora kujya mu iduka ngo ubone urukweto rwiza cyangwa se perfume y'amayero wenda 100 ngo uyigure utabanje kubaza mugenzi wawe. No way. In fact, nawe ubwawe cyane cyane abagore uhita ubara nk'imiguru y'inkweto y'abana bawe iri muri ayo mayero 100 wari ugiye gutanga ku isakoshi imwe cyangwa se kuri perfume, ugahita usubiza hasi vuba na bwangu. Ariko ubu kiri single, ugiye kugura urukweto wakunze, ntawe ugomba gusaba uruhushya, ntawe ugomba kumenyesha ko uri mu masengesho, ntawe ugomba kubaza niba wajya mu Bufaransa. As long as ufite visa na ticket yawe, ibyo gusa birahagije. Ibyo nibyo ukeneye. Numara igihe cyawe cyose uri desperate, urajwe inshinga no gushaka, ukuri nuko ushobora kudahita ubona uwo muntu, uzaba miserable, ntuzishima, kandi nanone ntuzanabasha gukoresha neza igihe cy'ubugaragu bwawe. And the people who postpone their happiness never really end up happy. I'm telling you, to be honest, nta muntu uri muri ubu buzima ushobora kuguha umunezero, ibyishimo n'amahoro byuzuye. Numara gushaka uzatungurwa no kubona marriage itaguhaye ibyishimo wari uyitegerejeho. Imana yonyine niyo yonyine ishobora kukuzuza, niyo yonyine soko y'umunezero. Listen, Adam had no idea that anything was missing, believe me. Yes, Adam ubwe nawe ntiyarazi ko akeneye umugore. Yari busy ari kwita kuri garden Imana yamushinze, ari kwinjoyinga ubuzima. Imana yo yonyine niyo yamurebye ibona ko atari byiza kwabaho wenyine, kandi nabwo yamuhaye amahirwe yo guhitamo. Imushyira imbere ibimera byita amazina, inyamaswa nazo zita amazina, kandi uko buri kimwe cyise kikitwa gutyo. Ageze kuri Eve, aravuga ati uyu nguyu nakara ko mu mara yanjye. So kuri wowe uri single, wibeshya ko hari umuntu witwa James wawe bwite wakuremewe, uribeshya cyane. Nta muntu umwe runaka wakuremewe, ahubwo Imana izaguha amahitamo y'abasore bubaha Imana barenze umwe nahaweho kwihitiramo. Kuko habaye hari umuntu umwe gusa wakuremewe, uko abantu duteye, hari ushobora gushaka umugore utari uwe agafata uw'abandi, nawe wabura uwawe ugafata uw'abandi. Uretse n'ibyo kandi abapfakaye se bakiri bato bari bubigenze bati iyo wabaremewe waza kuba umwe gusa. Ni nko uyu munsi udakunda umuguru w'urukweto rumwe gusa, no, ariko hari ubwoko bw'inkweto ukunda, right? No ku bantu rero nuko nta muhungu runaka wakuremewe, ahubwo hari ubwoko bw'abahungu ushobora gukunda. Niyo mpamvu utandukana n'umwe ugakundana n'undi kandi bigashoboka. Uburyo bwonyine bwo kubasha kugira urugo rwiza wishimye ni igihe buri umwe ku giti cye nawe yari yishimye na mbere yuko mwembi muhura. Otherwise, buri umwe naza n'ibikomere bitakize, urwo rugo ntiruzashoboka. And I kid you not. Wijya muri marriage kuko inshuti zawe zose zashatse, kandi nanone ntushake kuko gusa ubona ari cyo cyonyine gikurikiyeho. Ngo urangije amashuri, ubonye akazi, gisigaye no gushaka. No honey, it doesn't work like that. Banza umenye impamvu ushaka gushaka, kuko muri marriage hari igihe kigera cya doubt, ugatangira kwibaza uko wisanze aho hantu n'uwo muntu, where you start to ask yourself if this is the best you could have done. Darling, kabone nubwo ibindi byose waba warakoze, wagerageje, byaba byarakunaniye, waratsinzwe kenshi, iki cyo make sure kugikora neza. Hitamo neza.